na urubuga izere Yesu mumeze neza mu mitima yanyu. Imana ishimwe yabwa icyubahiro. Imana iba yakomeje kubarinda uko bukeye uko bwije. Turanezerewe cyane iyo tubona bwije tukabona burakeye. Tugiye kubanza kubaririmbira, nitwamara kubaririmbira hanyuma kugira ngo tubereke ko umwami Imana azadutabara, umwami Imana azatugirira neza. Mu bihe byo gusenga amasengesho agera ku Mana, haze tugatabarwa. Nawe utagushima Mana, kuko waraturengeye. Nawe utagushima, nibutse yuko ugira neza bituma ngushima. Oh haleluya Jesus. Nangiye ndirimba ngo Mana waraturengeye, wabanye natwe ahantu hose hagiye hatandukanye. Iryo nishimwe twakagombye gushima. Ubwo nari nzamutse umusozi, hari abasore banjye nari nsize inyuma kugira ngo baze tuze twirigwe mu musozi duhamagara Imana kubw'ibyiza yaturi, kubwo ibi bigeragezo bigiye bitandukanye Imana yagiye turinda. Hari benshi batashye ariko twewe turi mu buntu bwayo. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro. Ubwo rero mu gihe ngitegereje abahungu banjye, reka mbe nirebera muri Bibiliya, ntekereza ku nkuru za Yesu Kristo, ukuntu Yesu agira neza. Ese weho Yesu yaba yarakugiriye neza muri iyi minsi irangiye? Ese weho Yesu yaba yarabanye nawe ahantu hagiye hatandukanye? Wakagombye kumushimira. Abahungu banjye rero bagiye kuza kugira ngo dukomeze tuganire ku nkuru za Yesu Kristo. Amahoro kubakurikirana urubuga izere Yesu. Haleluya. Anja kuvumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirisha y'abandi arohanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. indirimbo nyabagenda nagusesera abarezija masezerano atabarika y'amaye. Zaburi indirimbo siyabena safi, zaburi indirimbo siyajwisiza. Oya nahoraga we njya kuvumba amashimwe y'abandi, rebera mu madirisha y'abandi araza azura ibyanjye byavuze. Buretse hagarara cara hano mwicare twumve aba bahungu baje bari gutera inuza amahane. Nga mwicare twumve, mwicare. Umurima n'ugwanjye muragunyishyura ntimugunyishyura umurima se? Reka twumve nyiri umurima byaje umurima muragunyishyura hasi weshambwa kuramo ingweto. Kuramo ingweto kiravuga. Yego Nakura dore ngizi nazikuyemo kuko tugeze mu yego muri bisambo rero. Yagute turi abakozi b'Imana. twe turasenga. Imana ngenda yizi. Wabona kubakubita bano naguze kakabata gukina komeye. Achana we uretse kambabye nga njye unaturation mu murima gwanjye abantu baje gukina nabo babazanye pete yangu ngirashaka kuzaya mu murima gwanjye. umva ukuntu bimeze rero. Aba bahungu nari narababwiye ngo ejo bundi bazaze tujyane gusenga. Baraje rero, ahubwo mwewe muturutse he? Ninjye ufashe gute nagukubita mubwire ku nkuru za Yesu. Mubwire Njyewe reba soma hano muri Zaburi somo. vuga sanyanya nahoraga njya kuvumba umuceri w'ipirawu. Nagari gucyo Hano urajya kuvumba ipirawu? Yego Yesu yabyemera kuvumba? Yego yaguha ipirawu nyinshi utiri urajya kuvumba. Yego mwizere. Hano haranditswe icara wizere, mwicare. Njye nagishwanyura Nawe cara.
ndagaswira ngo reka mbabaze rero twahereye kare turirimba tubyina noneho uyu nguyu araza aduteshereza amashimwe twashimaga Imana. ariko umurima n'ugwanje n'ugwawe muzehe n'ugwawe umurima n'ugwawe none usanze abantu mu murima gwawe bagugezemo wabigenza gute tubaze uyu nguyu ukuntu byaba bimeze. yewe rumva ko nabigenza yego nakicara ngabumva ibyo bari kumbwira ibyo bagiye kuvuga. hari umurima ufite ugusakuzi vuga ndi kumva urambwira nimba ufite umurima. abandi wowe ntabwo ujya usenga gusenga si byo bibagaho. ukora so yasenga ko natakubona n'urugo. mungu wanjye ntunyihindutse nagushyingura. reka bazire umuntu wizera Yesu ntabwo agwana. umuntu wizera Yesu ntabwo azana ibintu byagwaserera. mwakira agakiza ibi byose mubigire gute mubireke mujye mubwira na bagenzi ba Yesu uramukunda. umeci yanjye ujugunye se. Yesu uramukunda. nje ndamukunda. uriya we yikundira Yesu. Yesu uramukunda. yego Yesu yaragupfiriye ku musaraba igorigota. yego urabana twatangiye turirimba ngo nahoraga wa wundi niyongera asubire muri ka karirimbo twumve mwumve ukuntu ibya Yesu biryoshye. uri mwicaye mwemwicare ako muze waba wicaye mvombwa numve ndagusumba nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abantu. we muretse ngo yahoraga ngo ajya kuvumba umuceri. umuntu usenga ntabwo avumba. iyo wizeye Yesu byose bigira gute birashoboka. yego umurima gwanjye narebera mu madirishya y'abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye mu muceri. wizeye Yesu yakuzura. mumva indirimbo nari mbazaniye y'ikorasi tujya sitade bigoye none uri kwangiza inote isi yose iragura amakoti cyangwa izagura abamarakote intore ziri kugwa intore bro niba ukizura kinyambikoti. ibyo ngibyo avuze birasobanutse. birasobanutse usenga wahita utuvire mu murima wowe birasobanutse. ibyo ni ibintu by'ibirara. izo ndirimbo ni iriya mu bantu badasenga. weho rero kuba wamenya Imana ni amahirwe ufite. sibyara ni amahirwe ufite kuba wizeye Imana. buriya ngenzi n'icyongereza iziti koregiti. buriya umuntu wizera Imana ntabwo agira ibyago byinshi nk'utabyizera. umuntu wizera Imana arageragezwa ariko nawe igihe kiragera agakizwa agafashwa Imana ikamutabara. uri kumvugisha ndacyubahiro banyita gadi. Jewe nitwa mukozi wa Mungu, mtumishi wa Mungu baba. Wazalendo kabisa. Wari uravuga igiswahili wazalendo. Oya. Ariko ibyo bintu zanye ntabwo ari byo. Mwicare. Ibyo muzanye ntabwo ari byo. Twewe turi abakozi b'Imana, ntabwo tugira ubugome. Tubana n'abantu bose amahoro. Turasenga. Iyo umuntu azanye ibibazo turamufasha. Iyo umuntu azanye ibibazo bitandukanye turamusengera. Uwo Yesu twizeye aratabara. Uwo Yesu agira wazalendo. Oya. Ibyo ni bibi. uwo Yesu twizeye aratabara. Uwo Yesu tugize gute? twizeye aratabara. Ngaho rero nibicaye ubasomera ijambo ry'Imana. Akakanu buriya. Kano mwakabonye. icara ngubwire. Twicare. Ndakishije. Amen. Yego. buriya rero nubwo mutabizi neza Yesu ashobora byose. ikimenyetso cya mbere gakaza ko Yesu ashobora byose. kuba waravutse ukaba uri muzima ukumva ngo wari abapfishije atari we wapfuye. Yego. ujye wisaba ko Yesu agufiteho umugambi kandi ashobora byose. Bino bintu byose ni ibya Satani na boti. Hano nahabonye ingweto nzima. Byose urabishukuye. Nabijugunye. ugomba kwambara neza ukaberwa nk'umukozi w'Imana. ugakangurira n'abandi gukorera Imana. buriya rero ibintu byo kwigenda wiyambishije poketi ntabwo uzi icyo bisobanura. ibintu by'itabi ubiveho kabisa. Yesu aratabara. buriya kamwereke. Yego mwereke.
uyu mugabo uri amatabi kubona nari hano mfite ntayajugunye uyu mugabo uri kubona hano ashobora byose mwereke byose oya yanarakubiswe waraje kubera wowe kubera njyewe yagupfiriye ku musaraba kubera rero arakahoraho n'umurebe abantu umutekano nawe bazawukubuza ntabwo ushobora byose weho kubera Yesu wadutabaye ukaba ukiri uri muzima wowe uri kureba video kanda subscribe kubera uno mugabo share na comment muhaguruke Yesu twizeye arabyaba